Ange nibyo turi kurebaho neza. Hagati aho ku kibazo cy'umunyeshuri mugenzi wanyu witwa Ange mwari muzi imyitwarire ye mibi idahwitse ntazi irengero ryiwe ubwo mujya muri classe sh'abanyeshuri Ndamwe bakwe muri classe. Masa musa muri classe. Musa muri classe. Classe. Lembra só que break tá vindo mesmo. Só idiot. Tá vindo mesmo. Idiot. James kibazo ngeze muri classe nuko classe ntibashaka gukora isuku ngeze hagati mwasibi baho baheze isuzuma kumenya barambye ngo kugira ngo ndikore ariko muzuza mufite muri iki master ikibazo abanyeshuri biga muri mashuri ibyo ducamo kuba mu Rwanda n'ubundi umugoroba ariko dukora amasuku nyine twiriwemo ngo dukora amasuku ariko umunyeshuri wacu agize ikibazo ibyo bigatuma oya agize ikibazo afashwe n'ibintu tutabizi dufite ikibazo biriya bintu ni igihe wabibonye biri kwiyandika hariya ku kibaho ntabwo tuzi ukuntu byaje natwe twatinye kubyegera umugenzi wacu Shema n'ubu twamubuze situzi byamukaraze mu bitanu hasi none twebwe twegera ibintu tutazi ntabwo twabyesheye Jimmy bimeze biteze amakuru ni meza mwe wumva oya mayi ngada yayanda mwe wumva manuka mu bicunga gutya bye oya have ubwo ze n'imvura iri kugwa hoya ni imvura y'imigi yambarire neza ariko ikibazo mfite ni kimwe ikihese urupfu rwa Ange kuko rukomeje guteza akavuyo hano muri iki kigo wowe uratinyuka ukavuga umuntu waboze kera bashyinguye byarangiye baramushyinguye uriya sha uramuginga baramusoje ariko oya ninjye wabikoze mwana niwe wamwishe aya bimbwira neza umva oya bimbwira neza ishwi bangira ngo tumburage mwana wa mama abaye ngadata nizereka dore Ange twicaraga ku ntebe imwe kuva ku wa mbere kugera kundi wa gatanu twabaga turi ku ntebe imwe ku wa gatandatu twabaga twagiranye none se ubwirasi bwiwe ntago wabubonaga nje rero kuko twicaraga ku ntebe imwe nge nabonaga ari ibisanzwe wayabyihorera umva Ange yigeze kundaburiza kwa Hedi kuva uwo munsi mitamwanga naramwangaga akuraburiza kwa Hedi uzi ibintu yankoreye mwana
ntago wowe ubizi. none se Gusa- nje nzi neza ko Ange ibintu byo kujya kwa Hedi ntabwo yabikundaga cyane, ahubwo wowe Yewe, yakora ntabwo- n'iki ko yakura buri ikigo cyose buriya kiramuzira ntago ubizi, niwe uducengerera, wowe urabizi. none se sha umuhungu we ibintu Uzashiduka bakwirukanye utabizi. ampaye nka none se ibintu wabonye wowe reka tubyihorere. Kamubwire Eh. njye niburagiraga ntabwo ibyo bintu mbirimo, nanjye sinzi iherezo ryiwe, buriya bazatubwira. reka biriya Ahubwo katwigire kunywa amazi. ruzaca imana ariko abantu bishe Oya, n'ubuyobozi abantu bishe buzabikurikirana. Ange. niba ntawe ubarimo Oya, ntabwo bizabavamo. ni ukuri kw'Imana niburagiraga twigire kunywa amazi. sawa tugenda tujye kunywa amazi ariko ibintu murimo niba nawe uzi neza ko izo gahunda urabizi uri inshuti yawe ntabwo rero njye nawe Oya, ibyo mba ndi kukubwira ndi ku mutima wawe sibyo? Oya, njyewe naje mu kazi ndabura nkuburiraga umwanya wo kuvuganiza. Oya, kwe ndi kubutegura nibwo n'amafaranga ndi gushaka. Oya, bebe ni ukuri ntabwo naguhemukira urumva. Oya, mukecuru mu cyaro ameze neza. Narangije no gufata na sale tuzakoresha bebe. Nasubingwe. Buriya rero uruhwange ibihe byose mani buretse gato buretse sawa sawa ariko discipline turi kubaha mu kigo muranduka inyuma muri kuvuga ibiki ariko umva ngubwire umva mbabwire munyitondere kandi pe munyitondere. Nshuti wanjye mwamuretse yateretse ubwo se wamwemera ninde we? Niba abakozi bacuruza amakara mvugane nawe nawe ufite shari mugende n'akabizu we uzakora ubukwe teca kasi kasi teca nawe ufite shari ngiye ikintu nshaka urumva mu bebe nshaka gukora amafaranga hano mu mujyi ngajya ndagaguhereza tukagura imirimo aho mu cyaro. Erega kuba naraje mu mujyi ntabwo ngomba kwitwara nabi, biri kunza bango nzajya ndagira aho ndi umugabo ushitse ba Karori nibambona bavuga ati mbagwe uri umugabo burete recipe. Oya nakanyeshuri kananiye sinzi oya turavugana mu kanya ndakibazo. Makuru ushaka meze neza? Imeze neza ndakibazo. Nari mvuye hariya hirya. Oya ndabwo nari ngubajije aho uvuye, ariko ibintu bijyanye na Ange, ko Ange yari ari mushuti wawe muganiraga buri kantu kose akufashe kose akagasomaho, none Ange koko ndamakuru ge guze Twese dutandukana. ariko nge umva ngubwire musore Ahubwo nanjye buretse manje. Ange buretse Ange mwari mubanye ku buzima bwa hano mu kigo, nge ndi kukubaza ngo nzobanurire umbereze umurongo muzima ndebe ko nagenda neza, polisi niza gukora ubugenzuzi hano mu kigo menye icyo ndatanga, ahubwo ndi kukubaza nawe ukambaza ibyo biri guhurira. Siko mwatubwiye ko muzatumenyesha amakuru ye, ibyo byari bindeba kugira ngo njye kumushakisha. Kuba twari turi inshuti ariko mu rugo ni wabo naho hano bihuriye. Oya Nge nataga mu majyepfo akataha mu majyaruguru. buretse Ange mwari mubanye ku buzima bwa hano mu kigo, nge ndi kukubaza ngo nzobanurire umbereze umurongo muzima ndebe ko nagenda neza, polisi niza gukora ubugenzuzi hano mu kigo menye icyo ndatanga, ahubwo ndi kukubaza nawe ukambaza ibyo biri guhurira. Nakubwiye ngo ugende, hari ababishinzwe bari mu perereza abari bo bibaza. Nge ndi umunyeshuri usanzwe turukujya ariko ko mwakino kigo ko mwabyimbye ko musigaye mwarabyimbye musigaye mwarabyimbanye. Ndaza ndavuga niki n'umuntu ugendana nguvu mu mufuka ko ibyo ngibyo akaba yibimbaza zo ni swing zibigute. Wa mwana iryo jambo uvuze
mwese ndi kubashira ku murongo ngiye kuzajya kubafungira mu kabati muzava mwebwe ahubwo wowe n'udacunga neza kino kibuza kivuga ngaho komeza ujya mu zindi gahunda kandi ibi bintu ndagenda mu gake komeza muri gahunda za komeza amakuru ya mfite ahubwo nanjye wakabaye ubwira ibyo mugezeho ariko kuko yarari inshuti yanjye ndingusabye komeza gahunda zawe usabwo mubigeze ariko uri kumbaza uri polisi ntidugusaba amakuru mu rugo rwawe uko mwari mubanye menye ngo polisi nigera no mu kigo menya amakuru ngo nzatanga ahubwo ndi kukubaza nk'umuntu ukumbaza ibintu bidahura nanjye rero musi namubuze nicyo gihe namubuze ariko diva ngo wakomeza muri gahunda zawe ndabaza bagatanga umuda bagatanga ibintu byo muri iki kigo naje ukigishamo ndi muzima cyawe Nabito kwa hano bize umeze gute shabira ko wiheje ni ibibazo bize gute ni ibibazo byo mu rugo yego ihangana ntabwo bijya bihura none se ntabwo wamenyera udukuru na duke kuri Ange se kare ariko Ange mu ishuri bazavuga Ange ningera hanze bavuge Ange yabaye Ange Ange mwari inshuti cyaje nabyo mba nabitekerejeho bikanira agahinda nukuri Ange ndamuhangayikiye cyane ugize ute ndamuhangayikiye cyane ariko biteye n'ubwoba nuse reba igihe gishize tutamubonye atakaza amasomo ko nanjye biba byaniye agahinda nta nubwo ujya utsikira ahantu wumve bamuvuga waba ariko ngewe buriya njya myeka Jimmy se kuki ukeka Jimmy ashoboye ko yarahemukiye Ange Jimmy ni umwana mwiza Jimmy ngewe naramwiyumvishije neza muri classe barimo yari ari kumubwira ati ngewe agakobwa ukuntu nyirya ngo nzakwica ni izina yarabimubwiye ubwo niba yaramubwiraga gutyo yarakinaga ese umuntu yarakinaga atamwica bari abantu babitonze bari babi ntabwo yakica ariko muko kuri kubitinda barase bamwishera jewe ngo yego ko turabazi jewe kase nuko mugenda nka marayika kagira ngo kase je nkemukira umukobwa mugenzi wanjye nshingiye kuki none wahemukira umuhungu none ariko ababikora se baba bashingiye kuki gusa ngewe Jimmy niwe nyeka pe ntabwo Jimmy byo kuzabikora ubwo nyine nawe Jimmy ubwo mufitanya feri mukaba mwaranafatanyije hari uwamenya ukuntu Ange yari inshuti yanjye iyo ntekereje ibintu twagiye tunyuramo nukuri birambaza pe reba ukuntu abatakaje amasomo reba igihe gishize ese ubu koko yagiye nta n'umuntu uzi iwabo iwawe se ndahazi ko nahoraga mubwira Ange reka musure ashwi reka twizere ko ahantu ari ameze neza ameze neza pe ariko ntabwo yamera neza ngo bure kuza ku ishuri gusa Jimmy uretse twamugenda Jimmy ntabwo ase waretse tugashyira hamwe ubundi tukamugenda bigutwaye iki cyane ukuri ni birebire pe koko mwana nshaka kubitindaho mwana nakundi akatubireka gusa Jimmy ngenda mukeka 100% naramwiyumvishe yaravuze ati ngewe ngo nzakwica tugire muri class undi turabimenya nyuma katwigendere naho bya Ange ni birebire tuzabyiga ntabwo tuzabirekera tuzatubyiga
ejo hazaza h'u Rwanda harubakwa kuva uyu munsi. Iyi niyo mpamvu igihugu gikomeje guteza imbere amashuri y'imyuga muri uru rugendo. Ishuri ry'ubumenyingiro Rubavu Technical College TSS riza mu myanya y'imbere mu guhamya uburezi bufite ireme. Ibi bigashimangirwa n'abarezi b'inzobere bahabarizwa mu buhanga bwihariye. Ibikoresho bihagije bituma abana biga banashyira mu ngiro amasomo yabo. Hari ibyumba by'amashuri bihagije kandi byisanzuye. Muri uyu mwaka w'amashuri 2025-2026 bari kwakira abanyeshuri bashya bifuza gukabya inzozi zabo biga neza ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Muri iri shuri murasanga amashami agezweho arimo nko kwiga guteka no gutunganya ibinyobwa, food and beverage operations, hari ubukerarugendo, tourism, ubukanishi bugezweho, automobile technology ndetse na electronic n'itumanaho. Aha hose murasanga imyanya kuva mu mwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Abiga mu giciro rusange hari imyanya bategereje mu mwaka wa 1 n'uwa 2. Namwe mwifuza kwiga amasomo y'igihe gito, short courses, barabakirana yombi. Aho urangiza ufite ubushobozi bwo gutangira akazi no kwikorera. Kuri mwe mwifuza kwiga muba mu kigo, murasanga amacumbi yujuje ibyangombwa ku bahungu n'abakobwa. Abanyuze muri iri shuri bose ku isoko ry'umurimo barabirahira. Si ibi gusa, kuko kwiga muri Rubavu Technical College TSS biguhesha amahirwe menshi yo kujya gukomereza akazi cyangwa gukomeza amasomo yawe mu gihugu cy'Ubudage, cyane ko abana babigisha ururimi rw'Ikidage neza. Babyeyi namwe barezi, dore igihe n'umwanya mwiza wo kuraga abana banyu ejo heza bunguka ubumenyi bw'ingirakamaro. Ku yandi makuru mwifuza kumenya, mushobora kugera iri shuri ribarizwa ku Nyundo mu karere ka Rubavu, benshi bakunda kwita kuri hoteleri, cyangwa mugahamagara kuri nimero yaho ya telefone 0788574440, cyangwa mukabariza kuri 0783239913. Rubavu Technical College TSS, aho ireme ry'uburezi rihurira n'ibikorwa biruta amagambo.